Action. Mabera iboro by'inose. Kirangamimerere. kandi bamaze kutubwira ngo action. Oh, okay. Tugere. Ngaho nyakira. Aho ni nkwakire gute? Aho nkwakire gute? Nze nama kwakira mvuga gute? Zunsuhuza arikundi. Nze nama ngusuhuza. Kwakira abantu twebwe n'ameza nk'abandi. N'ameza. Ayanyu n'aya. Ai, ndabona ari ayo. Okay. None uko iwanyu mwakiriza abantu amazi. None kandi abaguzi yuko amazi ari ingirakamaro mu buzima. Oya. Twebwe iwacu batwakiriza amata. Kandi amata n'ibirayi. N'amata n'ibirayi. Habe nakawunga umuntu yitwa n'amazi. Tunywa amazi ng'inka. Inka kaganuzo zinywa amazi. Inka buriya zama zifite agaciro kurusha n'ibindi byose tuza twamatungo. Zizazama none se tuza twaba tubivuga gute? Okay. Karagaciyemo. Byo ni iby'iwacu. Karagaciyemo kandi ako gaciyemo nyine nuko niko tuza twamatungo. Niko tuza turamukanye. Uko niko tuza turamukanye. Ariko gaturamutse n'abariya. Turabaramukije cyane turamukije mu izina rya Yesu. Umwami Imana akomeza abishimire. Amina. Abaye kugubwa neza aho muherereye hose. Amina. Nukuri turabakunda cyane. Uko kandi hari n'abandi dushaka ko bavuga gute? Ushaka kuvuga? Dushaka kuvuga gute nyine? Hari abandi dushaka kuramutsa ariko mu kindi kirimo. Abaturanyi bazaba bavuga ngo turabagumbiriye. Aho uko wabamenye? Abo nabamenye nabo. Turabagumbiriye cyane. Nukuri. Bavuga hobe, hobe ni ikinyarwanda. Hose hobe irakora. Hose ni hobe. Hobe ni hobe. Okay. Turabaramukije cyane. Tubifurije amahoro y'Imana. Ego. Ahangaha rero turi umva nta bintu. Mbese ubu nanjye ari mudu wahise unyinjizamo nyine kubera ko nyine ndi kumwe n'umuhungu wanjye ndumva nyine harya avuga ngo nta birenze. Nta bidanje. Hano turi mu rugo n'umubyeyi twifuje kubaganiriza. Ariko ubundi ubazi yuko uri umuhungu wanjye. Hari abantu babizi ariko ndakeka hano ntabyo bazi. Hano ntago babizi. Hano ntabyo bazi ubwo birasaba tubibwire tunababwira aho byaturutse. Nuko hano ntago babizi. Rero turabasuhuje cyane abantu mwese muri hirya no hino impande enye. Yego. Zisi z'igihugu. Harya n'igihugu gifite impande. Hose ni impande enye. Akona ko mba nkamenye. Tubahaye ikaze kuri chano yitwa Mpumuriza ngo uhumurize. Yego. Ubu ibimo mubona tuba turimo tuganira tuba turaduhumurizanya buriya reka. Hari ukuntu abantu bicara bakaganira bagaseka bagakubitamo gutebya bagakubitamo bigatuma imitima hari ukuntu ihumurika. Yego. Nibyo niko bimeze. Ihumurika akampumuriza nanjye nkamuhumuriza tugaseka tukaganira ariko ndagira ngo mbwira abantu badukurikiranye ushobora kuba aribwo bwa mbere ufunguye ukabona aya masura ukavuga ati aya masura reka ukagira amatsiko yo gukurikirana ibyabo ya masura agiye kubabwira. Bahaye ikaze ndabishimiye ndabanezerewe cyane kandi n'iby'igiciro kubana namwe n'iby'umunezero. Abafunguye bwa mbere
ikaze iwacu kuri Mpumuriza ngo uhumurize. Ni channel inyuraho ibiganiro bitandukanye, harimo ijambo ry'Imana, harimo isanamitima, harimo guhumurizanya nyine. Tukagira ihumure mu mitima yacu bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Hariho umuntu wigeze wanyandikiye arangije arambwira ngo ugiye ngo mfite amatsiko yo kumenya impamvu channel wayise Mpumuriza ngo uhumurize. Numva nabyo nzafata umwanya nkabisobanura cyane. Muri uko kubisobanura harimo impamvu y'uko nzagira umwanya wo kuba nabasha wenda gutambutsaho wenda ubuhamya bwanjye ho gatoya, kubera ko ari burebure cyane, kuko hari impamvu ari Mpumuriza ngo uhumurize. Iyo mpamvu ari Mpumuriza ngo uhumurize rero niyo mpamvu tuba twicaye ahangaha turo tuganira, muzagenda mubisobanukirwa cyane. Hanyuma rero mpaye ikaze n'uyu muhungu wanjye. Murakoze. Kandi urivuga. Okay, ntacyo kuvuga ngo ndakamari ahubwo byarananiye n'ukuntu mbikunda. Byarakunaniye, nzabikwigisha. Murakoze cyane. Rero tuguhaye ikaze. Jyewe uri kumwe namwe ni Mignone Rwagihuta cyangwa se Kamikazi Liliane, burangira amazina. Aho iyo uvuze ngo Mignone Rwagihuta rero hari abantu nyine tutatusobanukirwa nkanjye, tutanumva nyine ko ari ibintu nk'iryo zina Rwagihuta ndizi mu bintu by'ubwami, mu bami. Bivuze ngo uruwa kera muri icyo gihe, cyangwa se ahubwo ibyo ukora nibyo bituma uyu munsi ushobora kuba ufite iryo zina? Ahubwo birangira n'icyo ubaye. Urumva ushaka guhita umata ibibazo, uzagaruke hano aricyo kintu uje kumbaza, nzabigusobanurira. Uyu munsi ni njye uri kukwakira. Murakoze. Urumva kumana mwabyumvise neza mpata ibibazo. Njye nari mfatiranye. Ntugafatirane. Ni Mignone Rwagihuta, inkundwakazi Kamikazi Liliane. N'amazina angahe? 5. Ndyangwe. Kandi ko yose agiye afite impamvu. Burya agiye afite impamvu, ari nayo mpamvu buriya twicaye ahangaha bajya bavuga ngo impamvu ingana ururo. Hari impamvu umuntu agira amazina menshi biterwa n'impamvu yagize ayo mazina. Rero ugomba kubihereza agaciro bitewe n'impamvu ayo mazina wayiswe. Rero tuguhaye ikaze kugira ngo wibwire aba bantu badukurikiye, bakubonye bwa mbere kuri iyi channel ya Mpumuriza ngo uhumurize, ubibwire hanyuma dukomeze izindi gahunda. Murakoze. Amazina ni Saddam Kado. Saddam Kado. Ngize ngo ni Saddam Hussein. Amazina ni Saddam Kado. Ariko hari andi menshi banzeho bitewe n'ibyo mba ndimo bigiye bitandukanye, ariko mbivuge hano uracora. Bivuge nyine. Hari abantu banzi nka Shema, hari abanzi nka Kai, hari abanzi nka King, nkuko nawe uri Mama King. Urumva rero ni birebire. Ndi umushyitsi hano, ariko mbere na mbere ndabasuhuje. Nkuko nabibabwiye, uyu ni mama. Ni Mama King, ndi King. Araho muzabyumva cyangwa se mubibone, ariko by'umwihariko n'ubwa mbere narinje kuri Mpumuriza ngo uhumurize. Rero ndabasuhuje cyane kandi nishimiye ko uyu munsi mwampaye ikaze kugira ngo tuganire. Rero nkuko nabibabwiye, ni Saddam Kado mu buzima busanzwe, sibyo ko udasanzwe nta n'ububaho. Mu buzima busanzwe nkora imirimo igiye itandukanye, ariko by'umwihariko mu bijyanye na sinema. Niyo mpamvu rero amazina nanjye mfite menshi, ariko by'aka kanya ndi hano nka Kado, by'umwihariko nka King, umuhungu wawe. Yego. Murakoze. Murakoze cyane. None se ku bantu badukurikiye, uri umupapa, uri umusore, urabibabwire rero. Ngenda umusore. Ndacyari umusore. Wabyumvise ibyo mvuze?
oya njye ndyama mu cyumba sinjya ngarama mu kiraro ibuka ibyo mba ndimo byose tugende so rero nuko bimeze njyewe ndarama ndyama mu cyumba ntabwo rero ndarama mu kiraro twishimiye kukwakira hano kuri Mpumuriza ngo uhumurize twariho dutebya nubwo wagiye umera nk'aho uri kugenda utabuka cyangwa se umera nk'uriho uhisha ibintu ukina filime ayo mazina yose bakwise kuba nitwa Mama King nuko hari filime twakinnye ndi mama wawe nitwa King za Shema n'ibiki n'amafilime akina muri ubu buzima bwose tugenda tunyuramo tuba dufite n'indi mirimo tugenda dukora noneho jyewe rero ibirenzeho ndi n'umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo Yesu hari abantu bajya bitiranya ibintu umuntu akumva ngo niba umuntu wakina filime ubwo ntiyanavuga n'ubutumwa bwiza bwa Yesu ni ibintu bitandukanye ni nk'uko n'ubundi uba ufite akandi kazi uba uri gukora kandi kakagenda neza rero nishimiye kukwakira n'abandi badukurikiranye bamfashe tukwakire nyirizina nyamukuru hari ikiganiro ushaka ko tuganiraho mu bintu jyewe maze igihe nibaza wenda hari sinzi nimba wowe ubyibaza cyangwa n'abandi badukurikiye bashaka kubyibaza ikintu kijyanye n'imivukire y'abantu hano turi ni kuri Mpumuriza ngo uhumurize tugiye dufite ingeri z'abantu benshi cyane bisanze ahantu ukisanga mu muryango njye nkunda kwibaza icyo kibazo nkibaza ngo umuryango umuntu arimo niwe wawuhisemo kugira ngo awubemo aho wavukiye niwe wahahisemo kugira ngo uhavukire jye ku giti cyanjye aho navukiye ntabwo ari jye wahahisemo nisanze biri no muri bimwe mu buhamya nzabasha gutambutsa hano kuri Mpumuriza ngo uhumurize ariko wowe nkawe ngiye kuvuga ngo King ariko ntacyo reka ubwo nyine ni King nyine nkawe nka Kado uracyari umujene uri mutoya uko biri kose wenda mu itangiro wadufasha nubwo utakwinjira mwinjiremo imbere cyane ukatubwira mu mivukire yawe aho wavukiye ese wavutse usanze mama wawe na papa wawe babana kugira ngo basi duhere aho ngaho tunaganira mbone uko tuganiriza n'abandi bantu ese umwana uvutse agasanga papa we na mama we bari kumwe n'umwana wavutse agasanga ababyeyi be badahari n'umwana wavutse agasanga abana n'umubyeyi umwe ese abo bana bose kugira ngo tubashe guhuza ibyo bintu byose nyine turebe niba koko umuntu ahitamo uko yavutse n'aho yavukiye ese muri izo nzira zose ibikomere byabo ni bimwe yego Imana iguha umugisha cyane urakoze cyane icyo kibazo ni ikibazo kiremereye umuntu atasubiza mu nzira imwe kirimo ibyiciro byinshi kandi kirimo ubwenge ntabwo ari ikibazo nyine cyoroshye ariko reka tukivugeho mu buryo kiri bitewe n'ubuzima turimo ko buri wese afite experience y'ubuzima runaka ariko ikintu cya mbere ndi buvuge ntabwo ahantu umuntu avukira hahitamo kubera ko nta muntu uvuka azi ubwenge nta muntu uvuka azi aho ari ibyo byose tubimenya nyuma twarakuze icyo ni kimwe bivuze ngo uko byagenda kose nta muntu uhitamo ahavukira icya kabiri nta muntu uhitamo umubyeyi umubyara ko wisanga nyine wavutse nta nubwo uhitamo uburyo uzavukamo kuko hari uvukira mu bitaro hari uvukira mu nzira bajya mu bitaro hari uvukira mu rugo aravuka tu ibyo rero nta muntu ujya ubihitamo ntazagire rero n'umuntu ubyiyemerana cyangwa abyirate yumve ko ari icyo arusha undi kubera ko afite uburyo yavutse nta n'umuntu uvuka ari special rega twese tuvuka kimwe niba nta muntu uvuka yambaye nta muntu ugira umwihariko niba nta muntu ubanza amaguru bivuze ngo nta muntu ufite umwihariko twese tuvuka kimwe
nyine biragoye ni fenomene yindi ni urugero nari ntanze ariko biragoye ubwo nanjye kukubaza akantu ariko oya reka mitemare rero icyo navugaho ngaho reka tugendere kuri experience y'ubuzima kugira ngo icyo kibazo tugisubize neza ngiye mu buzima bwanjye uko nakuze navutse nk'abandi avukiye amezi icyenda navukiye 9 wasanga yari ataranagera ariko ntibabimbwiye ariko twemera ko kuri 7 no ku 9 umuntu aravuka ariko naravutse icyo nzi cyo kandi mvuka neza nyuma yo kuvuka nkura nk'abandi bana batoya ndakura ariko mu gukura nabonye byinshi kugeza aho ngeze ubu ngubu aribyo rero bigiye gusubiza ikibazo cyawe ngewe nakuze navutse nanakura mfite ababyeyi babiri ariko ubuzima bwanjye mfite experience y'umuntu wakuze afite ababyeyi babiri wakuze afite umubyeyi umwe mfite na experience nshobora kuba mpuje n'umuntu wakuze asa naho afite kimwe cyangwa se hari ibyo abura ego ibyo byose rero ndabizi okay duhereye ku cyo kuvuga ngo experience y'umuntu uvuka afite ababyeyi bombi ni umugisha kugira ababyeyi kugira umuntu wita papa ukagira wita mama ni umugisha ntibigira uko bisa ariko nanone bikaba bibi mu gihe usanzwe bafite ariko mukabana nkaho utabafite icyo ni ikindi so bikaba noneho bibi kurushaho mu gihe ushobora kuba bafite ariko ntubone urwo rukundo rw'ababyeyi cyangwa se ngo ubone ibyo wifuza byose mu buzima ubihawe n'ababyeyi ubwo ndavuga ku ruhande rw'umuntu ushobora kuvuka afite ababyeyi bombi akavuka asanga bakize bafite ubushobozi bamubonera buri kimwe nkavuga no ku muntu ushobora kuba yaravutse agasanga ababyeyi nta kintu bafite nta na kimwe bamubonera no kubona utwo duke hari ikibazo ari wa wundi uzavuka ku myaka yiwe 6, 7, 8 tuvuga umwana utangiye kugira imyaka 12 atangiye kuvomera abaturanyi kugira abone amafaranga cyangwa se ibyo biryo atangiye kuba ari wa mwana uzaba ufite imyaka 8 azaho amasaha abaturanyi batekera n'igihe barira urumva kandi afite ababyeyi bombi so urumva rero izo experience ni experience zitandukanye rero reka nzicemo muri make experience yo kuvuka ufite ababyeyi bombi ni nziza kuko kuba uri kumwe na mama mu kanya papa kaza nubwo burya atagira ikintu akubwira cyangwa se ngo agire ikintu agukorera ariko hari ikintu mu mutwe uba ufite gitandukanye n'abandi bantu kubera ko niba uri kumwe na mama hari ikirere muba murimo iyo mu nzu hinjiyemo undi muntu wiswe papa hari ikintu gihinduka ikindi burya igitsure cy'umubyeyi w'umugabo n'igitsure cy'umubyeyi w'umumama biratandukanye akenshi igitsure cy'umubyeyi w'umumama kiba kirimo impuhwe n'amarangamutima atuma wa mwana atamutinya cyane ariko si ku bamama bose igitsure cy'umugabo kiza ari cya gitsure nyine umwana ashobora kuba yicaye muri salo yakumva umubyeyi agahita asohoka kugira ntibaze guhura so ibyo bintu rero biratandukanye guhitamo aho uvukira rero nawe utavukira tubaye twabihitamo umuntu yahitamo aheza kandi icya kabiri njye nemezanya n'abantu ko umuntu yahitamo kuvuka afite ababyeyi bombi agakura bahari mbese bagasaza bareba cyangwa we akagenda ariko yari abafite kuko ubuzima turimo hari ugenda akiri muto hari ugenda nyuma y'ababyeyi ibyo byose bibaho rero nta kiruta kuba wabana n'ababyeyi iyo ni experience ya mbere y'ibyiza byo kugira ababyeyi icya kabiri rero kugira ababyeyi nanone nabo ntimugirane urukundo n'ubusabane nk'umubyeyi n'umwana ibyo bivuna kurushaho umuntu wavutse atabafite burya abantu mujye mutekereza kuvuga ngo ngewe ngo nta babyeyi mfite ngo niyo ufite agahinda hano hanze hari abantu bafite agahinda gakubye akawe bafite abo babyeyi na famiye urumva rero ntibigira uko bisa burya akababaro kawe burya akababaro k'umuntu kamenywa nawe nyirizina na situation arimo ntukarebe umuntu kubera ko afite ababyeyi ngo yavukiye ahantu heza ntabwo biba urumva ntabwo biba bihuye pe ukiri aho ngaho hari ikintu ngewe nibaza hari ikintu nibaza muri jyewe
ese Kado, umwana wabyirutse agasanga papa na mama barabana, sibyo? ntabwo tuzi wenda ubuzima baba babayemo bwaba ari bwiza cyangwa butari bwiza cyane, ariko noneho yasanze ababyeyi bari kumwe, ariko noneho hakaza kubamo akabazo hagati ya papa na mama kuko umwana ntabyo azi, sibyo? Bikaza kuba ngombwa yuko baba separe, baba batakiri kumwe. Nko muri experience wagiye ubwira n'abandi muri make ko ntabwo wabivuga byose ko biba bigiye bitandukanye nk'uko wabivuze, ariko nk'uwo mwana utari kumwe na papa na mama kandi mbere barabanye, uwo mwana umutima we uba umeze ute muri sosiyete, aba ahagaze ate, yitwara ate mu bandi? Icyo kintu kirababaza ndakivuga nk'umuntu ugifiteho amakuru, wenda nitugira igihe cyo kuganira kirekire tuzaganira,